Ay gitare chimana reka nguhungireho kubw'imbama. Ikindi kuko ubahagarariye yari afite amafaranga kandi ari we wifuzaga ko yareba ubwambure bwanjye. Abantu bihisha mu itorero umuntu abatazi tuzi ngo barakijwe ko badabona imitima yabo iri kure cyane. Ahantu mu kagari mpageze nsanga yateguye abo badiyakoni bahantegeye mfite n'inda bashaka kuhanyicira. Afashe uwamfashe akanda mu nda ni umudiyakoni, niwe musigiri wa mwarimu. Ni babandi ni kuye paruwasi ya ADEPR. Ni yari paruwasi ya Rubona. Tubaye ikaze cyane ku biganiro bya Kivu Post, ijwi ry'umuco nyarwanda aho urumye gihwa. Ngiye ubasuhuza nabifuriza ikaze ku biganiro bya Kivu Post. Tirukaburuka buza kuba rwarwemera tabaro utaratase inkuru zisutse na ruti ntarateteje mu cyari twateye abankunde. Ahangaha rero uyu munsi kuri Kivu Post kuri kamera zacu ziriho Chris Bonson, turi kumwe n'umutumirwa akaba agiye kuduha ubuhamya ku nkuru ye y'ubuzima no gukizwa. Ni agace twise inzira yo gukizwa, akaba agiye gutangira atwibwira. Ntago ndi bumuvuge, aratangira atwibwira. Mwitwa nde madame? Urukundo Janine. Urukundo Janine. Ahangaha Musanze ni muwe murenge, ni mukaye kagari, mbese ni hano ni hehe ugiye kwarangira umuntu? Ni mu murenge wa Nyamyumba, kagari ka Kiraga, umudugudu wa Ramba. Hase niho wavukiye cyangwa uhatuye wenda kubera impamvu z'imibereho n'ubuzima? Hatuye kubera imibereho n'ubuzima bitewe n'intera ingeze. Ubundi se wavukiye hehe, wakuriye hehe, cyangwa se wari utembere yo kuza ahangaha? Navukiye mu murenge wa Nyamyumba mu kagari ka Burushya, umudugudu wa Nganzo. Aho ngaho niho navukiye, naho nakuriye. Mu karere ka Rubavu nyine kwana. Rero nkuko nari maze kubivuga, twaje ahangaha kubera inkuru y'ubuhamya bwawe, inzira yo gukizwa. Ushobora kuba umaze igihe ukijijwe, se ubundi urakijijwe niko bimeze cyangwa ndi kukubeshyera? Ndakijijwe, navukiye mu gakiza, na n'ubu nk'ubu nkikarimo. Muri itorero ADEPR ya Pentecote. Ngo hari ukuntu umuntu avuga ngo nakijwe muri iki gihe maze kugira imyaka ingi maze gusobanukirwa, cyangwa wowe wavukiye watubwiye ko wagiye uhura n'ibigeragezo byatumye noneho ukomera cyane bikagukomeza. Ese ibigeragezo byatangiye ryari? Ni kera ukiri umukobwa cyangwa ni nyuma aho uko waratubwira ngo uri mama w'abana bangahe? Hari abana batatu. Mama w'abana batatu. Ese ibigeragezo byaje aho ushakiye cyangwa aho byare cyangwa byaje mbere wenda uri umukobwa? Nibyo twagira ngo bitubwireho wenda mu buryo burambuye. Ibigeragezo byaje nkiri umukobwa kuko ntago nigeze ngira ubuzima bwiza, ku buryo sinigeze niga nk'uko abandi biga, ko nta bushobozi nari mfite kujya mu ishuri no mu rugo, cyane ko nta mibereho mizima bari bafite. Ubwo nyine nabaye mu ubwo buzima, igihe kiragira biba ngombwa yuko numva ko najya kubaka urugo. Nza kugira urugo, nkundana n'umuyobozi, umusore w'umuexecutive. Mwakundanye ari umuyobozi cyangwa yabaye umuyobozi mumaze gushakana? Wenda mumaze gukundana? Twakundanye ari umuyobozi, turabana. Ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari w'umurenge cyangwa? Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari. Turabana. Ubwo numvaga ko imibabaro nanyuzemo nkiri umukobwa nyivuyemo. Ariko wenda utarakomeza aho ngaho, ni nkiye imibabaro yo mu buzima uhuye nayo y'umukobwa muri make wumvaga ku buryo niba ugiye mu rushako ari wenda bizakemukira? Kuko ushobora kuvuga uti ubushobozi bwari buke, ntabona amafaranga y'ishuri, ariko ibyo ngibyo abenshi barabigira. Hari nk'ibindi bintu wenda by'umwihariko byakubayeho ukiri umukobwa wumvaga ugiye kuruka ubwo ugiye gushaka? Byari bihari kuko n'iki wenda cyane mu mibereho isanzwe itari y'ishuri sinabashaga kuba nabona amavuta yo kwisiga nk'abandi, imyambaro. Najyaga mu kiraka, nabwo kandi n'igihe ayo nkuriye atagira icyo yamarira. Wakoraga ibiraka bw'uko ki? Nakundaga kwikorera ibisheke cyangwa kumva amatafari. Wowe umbye amatafari? Ubwo n'ubu wabishobora? Ntabishobora. N'ibisheke.
hanyuma se ko numva uvuga ati ntago nabonaga imyambaro myiza, sinabonaga amavuta yo kwisiga, umusore nka Gitifu, abakobwa bose baba bashaka nko mu kagari n'urugero, utekereza ko yagukundiye iki cyangwa se wenda yarabikubwiye? Ubundi kunkunda kose kubera ko navukiye mu gakiza, Imana yampaye impano yo kuririmba cyane no guhimba. Ubwo nagiye gukora akazi mu mujyi ikiboye ariko nkorera Imana. Noneho ambonye mbona ndi umukobwa mu mujyi wa Gisenyi, dukundana. ubwo yagukunze uri umuboyi cyangwa uri umukozi wo mu rugo? Nari mvuye icyo gihe, ahubwo nari mvuye mu kiboye nkigera mu rugo, ko yarayoboye mu kagari ko mu rugo, duhita dukundana, tuza kubana. Tumaze kubana, ubwo turi no mu itorero, mwaranasenganaga muri ADEPR. noneho igihe kiragera, hari abantu bihisha mu itorero, umuntu aba atazi, tuzi ngo barakijwe ko babona imitima yabo iri kure cyane. Ubwo babivanze mu byanjye, abana ntabwo twabana, turabyarana, baravuga ngo ntabwo bishoboka ko nabana nanjye. Kugera urugo intorezo mbere y'uko munabyara nibo batangiye kuvuga bati wenda ntimwabana gutyo? Twarabanyeho, noneho nkibana nawe, niho tumaze kubyara, niho batangiye kuvuga ngo ntabwo dukwiranye cyane, kuko bari abagabo mu itorero, kambwira ati kugira ube mu itorero nuko ushobora kubanza ukaba umugore wacu, ukabana n'umugabo, ariko natwe abagabo b'abayobozi mu itorero se harimo abasigiri wa mwarimu, abadiyakoni. Ndababwira nti ntabwo byashoboka ko ngibyo nabikora, kagakiza nakire ntabwo kabinyemerera. Ubwo birangira bambwiye ngo niba ari gutyo ntabwo dushaka kubaka. Barabikwibwirira? Bahita batangira kumwinjirira, ko ntiyanavukaga inaha, nta bintu byo kuvuga ngo wenda bari bamuzi cyane. Batangira kumwinjirira, baramwoshya, dutangira guserera, tangira kujya mu bandi bagore. Kumwoshya bambwira ko mudakwiranye, ngo kubera iki se? Ko umuntu akurebeye inyuma, bwiza biterwa n'ureba, ako ngiye nkurebeye inyuma ntabwo navuga ko bashingira ku kibavuga ko mutaberanye. Kubera ko mvuka mu bakene, nta bushobozi dufite mu rugo, wenda bambonaga ku isura ariko mu rugo nta kigenda. Bashingira ku ibyo, akamubwira ntibarana abakene ntacyo bazakugezaho, ahubwo icyiza reka tukwereka undi ufite amafaranga. Bamweretse undi mugore wo yaratandukanye n'abagabo bane, nawe aba ari we bamujyanira. Aramwemera se? Aramwemera, kuko hari igiceri yaramwemeye. Nuko umugore yarafite amafaranga, yaraye se cyangwa wenda yaraye iwabo nk'uko we bakuzuzaga ko iwanyu nta kintu mwari mufite? Sinabimenya kuko ntago nzi akavukire yiwe, gusa numvaga ko amakuru wiyo nabaga mfite kuri we nuko nari nzi ko nyine aho yashakiye ku mugabo we wa mbere. Yari yarapfakaye dongo. Ubwo noneho birangira bambwiye ngo se ko we aduhereza, kuki wowe utaduhereza? Niba wanzi ko nawe tugutunga, tugusangire n'umugabo wawe, ntago ushobora kugira. Hari umuntu ari kwiyumvisha neza, ngira ngo wenda bashobora kukwaka amafaranga kuko ari umugore w'umuyobozi, bakagutoteza muri ubwo buryo, wenda bari kukwaka icyacumi, ibyo byo nshobora kubyumva. Ariko se bageragaho kugusaba ko mwaryamana ngo ubabere umugore ari abantu b'abayobozi bo mu itorero? Ntago ndi ibyo babaga ari mu itorero, kuko niyo mwuga wabo, ariko ntibabigaragazaga, ni babandi bisha mu nzu y'Imana. None se uretse wowe hari abandi bantu uzi byabayeho cyangwa se bakubwiye ubwo buhamya, cyangwa ni wowe byabayeho wenyine? Mbona hari abo byabayeho, ntago njye nabikurikirana, barabivugaga simbyemere, ariko nabyemeye nanjye bimbayeho. Batangira koshya umugabo wawe, ntiyari n'uwinaha, kumwereka umugore ufite amafaranga, umugabo wawe yitwaye ate, wowe wabyitwaye muti icyo gihe mu rugo? Icyo gihe mu rugo njye naraceceka, ko nta kintu numvaga ko nanamushinja ko yagikoze, ko nabyo nari nabona, usibye kubyumva gutyo babimbwira mu magambo. Icyabinyemeje ko ari byo ni uko yigeze ampamagara ahantu mu kazi yakoreraga, ahantu mu kagari. Mpageze nsanga yateguye abo badiyakoni bahantegeye mfite n'inda, bashaka kuhanyicira. Umwana wa kangahe? Uyu mwana wa kabiri. Harya akagari ka Burushya gaherereye niko yayoboraga icyo gihe? Ubwo usanga bahagutegeye bahari, ubwo bari bangahe? Naho yari acumbitse, ntago ari mu kagari. Bari abagabo 3 n'umugore, n'uwo mugore yari atunze yari hamwe nabo. Waho ngo yari yaramwangije gutandukana?
twe turatandukana, njye nari ntuye ukwanjye nari kuko aho twari dukodesheje. We rero hari ahandi hantu yabaga ari igihe cyose ari mu kagari mu kazi. Sanga bahantegeye bateguye ibisu no kuhanyicira. Ubwo Imana y'amahoro nari ubu ngubu ndi kuvuga gukomera kwayo naho yankuye, aba afashe uwamfashe akanda mu nda ni umudiyakoni, niwe musigiri wa mwarimu. Ni babandi nikuye paruwasi ya ADEPR, ni yari paruwasi ya Rubona, umudugudu wa Kiraga. Uwo mudugudu wa Kiraga rero niho twasengeraga. Ubwo noneho ngize Manywa yihangu mbabare nguciye mu ijambo, mu gihugu nk'iki gifite umutekano, aho n'umuntu ashobora no gutinya kwica nijoro, umuntu ashaka kugufata nk'ibyo ngibyo ku manywa cyangwa hari nijoro? Hari nimugoroba nka saa 12 n'igice hafi saa moya. Ubwo noneho umugabo yari ari mu cyumba, ko banteze nk'ikinjira, ko yarampamagaye nkonze nk'ikinjira bamfashe. Ubwo nkirana nabo, nakijijwe nuko nari mfite amayinite muri telefone, nsesera mu maguru y'umugabo umwe arushaka kuniga, mpita mpamagara ku murenge. Bumvishe mpamagaye ku murenge, umugabo niho yagurutse mu cyumba yari arimo, ahita asohoka aza kugira nka bankize. Ubwo nanjye ntago namenye yuko nyine barangije kumpemukira mu nda, nahise mvirirana. Ubwo abadaso bahagerana. Wari ufite inda y'amezi angahe? Nari mfite inda y'amezi 7. Ubwo noneho bangombwa ko bukeye kuko njye nahise mpungira iwacu mu rugo. Ngeze mu rugo bite nihahamuka, mu gitondo nabyutse ndi kuvirirana, bangombwa ko njya kwa muganga. Nabwo icyo gihe nanone barahindukira abadiyakoni, bamubwira ko atagomba kuza kundeba. Ubwo yaje kundeba ari uko inzego z'umutekano zimuhagurukiye. Abasirikare baramfashije cyane. Buriya kino gihugu ndacyemera, cyatuzana inzego z'umutekano, muri ingabo z'igihugu. Mbese numva ahantu hose nta n'umuntu nashyira ikibazo cyanjye, kuko bumva ikibazo cyanjye vuba. Inzego z'umutekano, polisi, mbese iyi leta nkunda kwishimira cyane ku giti cyanjye, ku ruhare rwanjye. Ubwo umumajoro wari uhagarariye batayo bamwitaga Ruharaza, yari iri hariya ku murenge wa Nyamyumba, niwe wamwaburije n'undi mugapiteni, nuko ntamwibuka izina neza, buno banza ari nk'icyangugu. Nawe aramubwira ngo nataza kundeba nka mvuze biraba bibi. Wari ugari mu bihe bitaro cyangwa muri evuriro? Nari ndi kwivuriro, nari ndi ku Kivumu. Narageze bankora ibishoboka byose, birangira banyoheje Gisenyi, njya guca mu cyuma, basanga umwana yagize ikibazo, ariko bakora ibishoboka byose baramfasha. Umwana bamunda aza kuvuka. Ubu ngubu afite imyaka ingahe? Imyaka 3 n'igice, agiye kugira imyaka 4. Mwe muherereze? Kubyarundi. Imana ishimwe. Ubwo nkumyamba mu bwo buzima, ariko tukiri aho ngaho ntaramubyara, ntibatuje. Ngiyo minsi niho twahuriye nanone ku muhanda ku isantere kuri Mezo, hari saa 10 z'amanywa. Tena abadiyakoni barongera, umwe yurira moto n'uwo mugore wari umparitse, yicaye ahantu amuha amafaranga, amubwira ngo nanyicire mu muhanda. Nyiritseho ku manywa y'ihangu. Yarasanga ari umumotari se cyangwa yarayiye gutyo? Umumotari yayuriye ashaka kunyicira mu muhanda. Ubwo anyirukaho gutya ku mugaragaro ashaka kunyica. Ubwo abaturage bavuze induru, hari ku manywa hagaragara. Ubwo nkizwa nuko narenze rigori watashobora kuyambuka na moto. Nirukanga ngeze mu nzu y'umuturage ifunguye, ninjiramo nihishamo aho ngaho. Igihe mviriyemo mbonye ko batankurikiye nk'ifite igihunga, nantwite iyo nda y'amezi 8, niho nahitabaje inzego z'umutekano. Baramanuka, bahageze basanga uwo mugore ari wari watanze amafaranga yo kugira ngo anyice, n'umugabo abiziho. Ubwo nta kindi nakoze, nahise njya gusenga. Cyakora Imana ikajya inkomeza, ikambwira ko iri kumwe nanjye ngihangana, ngavuga nti Imana ntago ijya ibeshya, izantabara. Igihe kiragira ndabyara. Buracya ndajya kubyara, niho naryamye mu gitondo, barambwira ngo umugabo saa 12 ngavuye ngo gushaka gusezerana n'uwo wundi mugore mu kandi karere ka Rutsiro. We murenge ubwo? Umurenge wa Kivumu.
ubwo birangira nabyo bibaye ibintu birebire, ariko ndabyihanganira, ibyo byose nari maze kubyakira. Najya gusenga Imana ikambwira ngo izandwanirira, izankura ku cyavu, izampoza amarira. bari bagiye kujya gusezeranira mu murenge wa Kivumu, hanyuma warabyakiriye wumva ntiwabijyamo. Akarere kose baza babimenya, baza kunkora n'imodoka banjyana ahantu kuri sako y'inama yari yabereye y'umutekano. Bahageze bagerageza kumugira inama. Uwo munsi wo gusezeraniraho cyangwa ni nyuma? Uwo munsi bamugira inama, ahakana ko atasezeranye, agaragaza ibintu byose ko atari mbega atasezeranye n'uwo mugore. Njye nkomeza kubyihanganira ko Imana yari yambwiye ko izantabara. Numvaga ko yantabarira aho ngaho, itantabarira aho ngaho. Numvaga ko ngiye ku giti cyanjye mfite icyizere n'Imana yanjye, nta muntu ntebyeho, kuko abona arebagaho bo mu itorero bose bari bamaze bafite icyo bagendereye, nayo yamaze kubona ko nta gakiza, bose icyaba ari ukungusha. Navuga nti nta kundi byagenda, n'umuryango wanjye wagombaga kumfasha, bari abakene ntaho bavugira. Bavuga gato ati uriya se udatanga amaturo twakumva ikibazo cye, uriya utagira ikintu atanga twakumva ikibazo cye. Birangira njyewe ubwanjye ku giti cyanjye numva ari njyewe njyenyine n'Imana yanjye. Ubwo icyo nakoze nabaye aho ngaho, ngira wenda hari birarangiye uko yanditse nsaba imbabazi ko atazongera kujya mu ibyo ngibyo. Nyuma nabwo nsa kubibwirwa n'ibimenyetso, kuko umugore mwongeye kubana. Umwana amaze kuvuka uwa kabiri. Twakomeje kubana, ubwo ariko tubana n'ubundi nzi neza ko ajya agenda. Ubu utekereza ko ari yemera ko mukomeza kubana, kandi yari inyuma y'imigambi yose, kuba yarashaka no gusezerana, ubuse mwabanaga nta rwikekwe ruri mu rugo? Ni iki utekereza cyatumye mugumana, kandi mu bigaragara yari ameze nk'umuntu wakwanze? Ku bigaragara wabonaga nawe arakoshya bitamurimo, kuko yangeraga uruhande nta kibigeza nkorera pe. Si ibintu byose yakoraga bamugiriye inama. Ubundi twabanaga neza nta n'ikibazo. N'ubu n'icyo gihe dutandukana sinigeze mutuka cyangwa nkanuke. Ibintu amakimbirane n'abagore bagirana mu ngo nta byigeze bibaho kuri twembi. Twabanaga neza, abonaga ari ibintu byakoshyo gusa. We gukizwa kwe ni umuntu waravukiye mu gakiza cyangwa yari yakijijwe nyuma? Bimeze bite ko umuntu wize w'umuyobozi wakabaye ari intangarugero anasenga bakamwoshya bikagera aho ngaho? Mu by'ukuri cyatumye ahinduka kamera gutyo, kandi uvuga yari n'umugabo mwiza muri rusange utabana nabi n'abandi? Utekereza ko byatewe n'iki nako koshyo gusa? Uwo mugore ndakeka ko njye natekereje nk'umuntu, ntekereza ko ashobora kuba yaramugiriye nabi. Nabi gute? Kuko hari igihe yamusangaga no mu nama gutya, mu nama y'abaturage, yamunyuraho gusa akagenda amukurikiye. Abaturage bakaza kumushakira iwanjye, ku murenge bakampamagara, kumbi yagiye k'uwo mugore. Yari afite imiti yakoresha kugira ngo amukurikire. Uravuze ngo yari ayifite cyane, ibyo utekereza? Yanjye nzi neza ko yari ayifite. Ibimenyetso ubwo bikura he? Ibimenyetso birahari kuko byaragaragaraga. Uburyo nawe ubwe yarabyivugiraga. N'ikimenyetso gihari gifatika, hari byanyibwiriye ngende no kumurenga mpamagara kuri telefone baramurekodinga. Yakubwiye ngo iki? Yarambwiraga ngo yamuhaye ibyatsi, ngo yamuhaye mukunde, nkamuha ibiki, nkavuga ni hari igihe ambwiye ngo ninkoresha Imana, ubona azakoresha Imana ze zimbigi. Uwo mukunda ngo nikuki utawushatse ngo nawe muhangane nyine? Yanjye ifite Imana yonyine ishoboye byose. Ibikunda se niyo yari yakuyina cyangwa yari yagiye yambutse nk'amazi ajya kureba niba waramenye wenda? Amakuru numvaga ngo yambutse muri Kongo, simbizi niba yari yayikoraga. Hanyuma rero ibyo birabaye, umugabo se mwatandukanye mute ko numva aho ngaho mwari muri kumwe kugeza aho twari tugeze? Uburyo twatandukanye, umugore yabonye bidahagije, none atangira kujya njyewe aranduga, akaruga n'abana. Rimwe na rimwe akanampamagara ndi kumwe n'abayobozi, akambwira ngo uje azararanyisha, azangendera hejuru. Yanabikora nkarara ndagenda, umwana yarembye, twajya kuri polisi, umugabo akamutegeka gutanga amafaranga ngo abana mbatsirikishe, wenda mbavuze.
abo mbonye biri kwanga niho nge nisara. Icyemezo cyo kuvuga ngo umugabo ntugishaka iposho rye, umugabo yacyakiriye ate? Ntabwo nigeze mbimubwira, ko iyo mbimubwiraho ntabwo aba yarabyemeye, aba yaramajije impamvu. Ikintu cyose namubwiraga yanyerekaga ko turi kumwe, ariko mu gitondo agahinduka, kandi agahinduka tutavuganye nabi, nta kindi kibazo kihabaye. Mbona rero nazabura ubuzima n'abana bakabura ubuzima, ndetse n'imiryango yanjye, kuko yari ikipe yishyize hamwe kandi ikomotse mu itorero. Ntawo hanze wigeze angirira nabi usibye abantu bo mu itorero twasenganaga. Bigeze ko abo mu itorero baguhoraga iki mu by'ukuri abantu mwasenganaga? Nta kindi, kuko ubahagarariye yari afite amafaranga kandi ari we wifuzaga ko yareba ubwambure bwanjye. Cyangwa wenda yagize isoni n'ikimwaro cyo kumva ko yagusabye ibyo bintu, hanyuma akumva n'inyisoni zo ukuntu muzabana yaragusabye ibintu ukabimwima. Byashoboka nabyo, kuko nanjye nari mfite umumaro mfite, nuko nari umuririmbyi mw'icyo gihe w'imbere, kuko impano mfite nyigirira icyizere, kuko najyaga ntoza n'amakorari hirya no hino. Na n'ubu ngubu ndakeka aribwo ngiye kubikomeza neza, kubera ko ubuzima ndabona Imana hari ikiri gukora. Mbere yuko uvuga ngo ubuzima Imana hari ikiri gukora, ubwira mu buzima bw'aka kanya umaze gutandukana n'umugabo, byagenze bite? Umuntu wari umaze kubyara, mwatandukanye mufite abana babiri, umuntu wavuze ko wavukiye mu buzima butari bwiza kubera ko umuryango utari wishoboye, ubwo se wabigenje gute? Wabonye undi mugabo cyangwa subiye iwanyu? Tubwire neza. Ubu ngubu ntabwo nicyo gihe umaze gutandukana n'umugabo. Maze gutandukana n'umugabo ntabwo twari turatandukana icyo gihe, kuko ngiye nasabye ko iposho baryihorera, noneho aba ariho leta itimufatira icyemezo, ibona ko urugo rumunaniye atashobora kuyobora abaturage, mufatira icyemezo gutyo baramwirukana. Bamaze kumwirukana nagomeze gusheserezwa nanone, bishyira hamwe yakipira hindukira inyito umusazi. Najya ngenda mu nzira nkumva ko koko ndi umusazi, byagezwe wumva ko ndi umusazi bitewe n'ibibazo. Ubwo ubuzima nk'ibintu wakoze bishobora gutuma wenda kwita umusazi, gwavuye ngo ufite ikibazo cyo mu mutwe. Ni gutyo gusa, bambona bakumva ko babimbwira, bakumva bibanejeje, biragenda iryo jambo riransesereza cyane, mbura amahoro n'umutekano. Nakuvugisha nkumva ko n'ubundi nanjye ubwanjye n'umusazi. Bigera igihe batangira kujya barantangirira no mu nzira, ngo bankubitiremo, ngo bamwirukana mu kazi. Kandi bari abakristo dusengana, harimo cyane cyane umukeba wanjye, kandi mwarasenganaga. Nawe yari umwe ADEPR, ariko yari yazanwe n'uwo mugabo n'ubundi. Ubuyobozi bw'itorero ntacyo bwavugaga ku kuba ashaka kuguharika, ko ni ibintu bigaragara, niba kungitse n'umugabo wawe ngo babicyahe wenda cyaba bihane? Ntacyo babivugaga ko cyane, wenda bari bo bivugaho nabo, keretse ngiye nko kuri paruwasi, kubera ko hari mu mudugudu kandi hakaba harimo abari bafite agatuza, afite amafaranga, twarabivugaga bikaba ubusa. Hahandi ho mama yigeze no kubitanga, umuryango uhagurutse ngo ndwanirire, babivuze bavuga ngo nta maturo batanga, ahubwo mama baramuca, na musaza wanjye n'umuryango wanjye barayica. Yongera basubiye mu itorero, ari uko tuvuye ku cyicaro gikuru cya paruwasi, aribo babashubije mu myanya yabo. Paruwasi ya Rubona. Kandi ubwo mbivuga buriya nambashimira paruwasi ya Rubona, kuko batumye mama bamumaze agahinda, kuko yarwanaga ishyaka ry'umwana we, barangishe banaramuca na basaza banjye. Ubwo itorero naryo uko ari ku cyicaro babashyira Mukuru, baraje bo babasubiza mu mirimo yabo. Ubwo nyine hasigaye nkomeza kurwana urugamba gutyo. Hahandi ho bavuga ngo abana banjye nta gaciro bafite, bakabishyira no mu buhanuzi, babwira abahanuzi tumanure ko abana be nta gaciro bafite, baganurira umugabo akanabyemera. Bakabwira umugabo ngo iki? Amubwira nti Imana iravuze ko bariya abana nta gaciro bafite, ahubwo bo uriya azabyara nibo bafite agaciro. Ibyo hari icyo byagiraga ingaruka ku burere cyangwa uburezi umubyeyi papa wawe yaha abana, wenda mu kubitaho cyangwa mu bindi bintu yakaba akora nka se wabo? Nta bintu yigeraga bitaho, kuko igihe cyarageze n'iposha ararireka. Ubwo icyo gihe bamaze kumwirukana, ukumva byahise bihagarariraho.
ariko ko na nyuma yaho yahise avina ajya i Kigali mu busekirite. Agezeyo ntiyigeze akora ngo yibuke ko inyuma hari umwana we, kugeza na n'ubu ngubu usibye Imana yambuhiye mu ngata inyimba kwiyakira, niga gukora, ngenda ndakora ubuye cyacyo cyose nta kintu ndakora kugeza ubwo ngeze kuri iyi nivo, kandi nshimira na kiriya kigo cya Give Direct Kigali. Ndikumva numva zina neza. Gikora iki se ubundi kugira ngo wende umuntu yumve? Gifasha abakene. Ubwo si uburyo basabye abaturage bafasha, babampanyoreje amafaranga 150, nanjye nibonamo uwo mubare, bimfasha kurera abana banjye, ndacuruza, ndashakisha. Nacuruzaga ifi. Ndashakisha abana banjye babaho, bigera igihe mbonekera ko mfite ikindi kiraka ndimo gukora. Ubu ngeze kuri nivo abana banjye nageragezaga uburyo aho satari bakabona ko aho hose imyanya yombi mpari, bahuza amarira bishoboka byose. Imana y'amahoro rero inkundiye bikoze neza. Ubu ngubu ndi gushima Imana kuko ntabwo nicwa n'inzara, ndambara, abana banjye bararya pe, meze neza nta kibazo. Kandi pe no kuba no mu rugo Imana hari icyo yakoze, kuko twese turabakozi b'Imana, sinjye njyenyine. Twavutse 11, abahungu bose ba mama tuvukana bose ni abacuranzi, abakobwa turabaririmbyi, turahimba, duhimbaza Imana. Ngoro izo zose ni imbaraga, ko byose Imana ari yabimbwiye ko izantabara. Yabimbwiye muri 2022 ngo nzahura n'ibigeragezo, ariko ibyo bigeragezo igikiza nkibana n'umugabo rero najya guseka ambwira ngo nubwo ugiye kuburana imanza nyinshi, rukuburana n'abagabo n'abantu batakebwe, ariko ngewe nzaguhagarara nk'Imana kandi nzagutabara. Narabibonye. Ubu icyo nashaka cyose nakibona. Ubu ngubu nakorera Imana nta mbogamyi zihari. Numva mbese muri make Imana ndakomeje. Mu gusoza ikiganiro ndagira ngo nkubaze, ni nk'aye masomo ibyo bintu byakwishije nk'umubyeyi, nk'umukristo, mbese ubuzima wabayemo by'umwihariko byo mu itorero, ni nk'ire somo byakwishije wenda wabwira n'abandi, cyangwa ibyo wabwira umuntu uri guca mu bigaragaza nk'ibyo ngibyo waciyemo, hari wenda bari guca mu bigeragezo biruta ibyawe, ni ire somo wenda wabwira umuntu ibyo byakwigishije? Isomo ibyo byanyigishije nabwira abantu nk'ababyeyi, abamama bakunze guhura n'ibigeragezo byo guharikwa, buri wese akigwanirira akagenda asakuza. Gusakuza si wo muti w'ikibazo, ahubwo iyo uhuye n'icyo kigeragezo uraceceka, ubundi ukagenda ugasenga. Si byiza ko umugabo wumva ko yaguharika agera mu rugo ukamusakuriza, ko iyo umusakurije ntacyo bitanga. Njye naracecekaga, naceceka bikantera kumenya n'ibindi ntari ntazi, bya bindi bikamfasha kubyitwaramo neza kugira ngo mbashe kumufatisha neza, kugira ngo intambara zihoshoroke. Sinigeraga mutuka, nta no kuvuga ngo wenda hari ngo wifashe n'abahanga. Gusa njye namugiraga inama, nkambwira nti se ko numvise bimeze nka gutya, ariko nabwo mu mwanya wabyo. Si byiza ko umugore waharitswe yatuka umugabo cyangwa agire gusibye gusenga Imana yonyine. Nasenze Imana niyo yandwaniriye. Iyo ntayisenga igihe banteraga icyuma mpa narapfuye. Iyo ntayisenga igihe banyirukagaho na moto biba yarampitanye, kandi uwo gusigara agasigara. Ariko ibyo byose bitewe n'uko nagwanaga bucece, nkiyegereza Imana na leta y'ubumwe, nkiyegereza inzego z'umutekano, abayobozi baza amategeko babimfashijemo, kandi bigenda neza. Ubu nta kibazo mfite pe, ntacyo nabura. Ubu naganiriza umuntu ushonje nkanamugaburira. Ubu mbese Imana ndi kwishima cyane. Mbere yuko watubwiye ko ufite impano yo kuririmba, wenda uraturimbira akantu gatoya kajyanye n'ubuhamya bwawe, cyangwa se karimbo kakuzamo cyane kubera ibyo waciyemo. Ariko nagira ngo nkubaze, amategeko hari icyo yakoze ku bantu nk'abo ngabo, ko washimiraga leta ibyo yakoze, ese
ibyo bintu wize ujya mu buyobozi wenda ngo utange ikirego abo bantu bahanwe cyangwa se basanze wenda nta bimenyetso byagenze bite kubyerekeye uruhande rw'amategeko cyangwa leta? Byerekeye amategeko ubundi abo bantu bumvaga ko banyica nawe akanyicisha icyo ari cyo kuko ari umuyobozi, ariko nkimara kubigeza mu buyobozi banaramufashe ndetse baramufunga. Umugabo wawe agaragaza yuko ari abo bantu bamwoheje. Abo bantu nabo bo ntago nigeze mbarega kuko nari niringiye Imana ko ari ishoboye byose. Numvaga ko n'ubundi nari narigunze, numvaga ko nta kindi kintu nakora cyatuma mbese ibibazo byanjye bikemuka. Mutekereza ko se kutabarega bishobora kuzatuma bikorera n'abandi bantu wenda? Kubarega byo nose hari igihe ubona umuntu ukabona utakirirwa ntamurega. Ariko ubu icyo ntashimira leta mpagazeho cyane nuko icyo gihe bamfatiraho icyuma leta yaramfashije cyane. Navuye kwa muganga nsanga abo bantu babafashe bari muri polisi, bemera icyaha basaba imbabazi barataha. Nyuma yaho bongeye kongera kunzana inoze gisesezanga abana banjye nta gaciro bafite, nabwo baje gushikirizwa inzego z'umutekano bajya muri RIB, nabwo bavamo baciye bugufi basabye imbabazi. Icyo nshimira leta nuko yanshakiye umutekano n'umuryango wanjye. Ubundi baravuga ngo ntago twagendaga saa 10, twari tubayeho mu bwigunge cyane. N'amanywa za nimugoroba buzageraga turi mu rugo kugira ngo uwumwomokaho wese ko bavuga ngo bazatwica nk'ikimonyo. N'uwo mugabo yavuga ngo niba ntarekuye uwo mugabo ngo ngatunga uwo mugore ngo afite uburenganzira mu muryango mvukamo kubera ko ari abakene bwo kwicamo abantu batatu ntangurikize. Akabivuga gukimona nkubone ku mugaragaro. Ariko mu by'umwihariko ndashimira leta kuko yanshingiye igiti, shingira umuryango wanjye igiti, ariko n'Imana yo mu ijuru birimo. Tubwire rero umugabo ubu ngubu mubanye mute? Ni se w'abana bawe? Mwarabanye kandi ntago umushinja cyane. Ubu ngubu tubwiye nk'ubagarutse kugusaba imbabazi ngo mubane mwubwire mukundane byagenda bite? Kubera ko afite amashyaka menshi kandi yumva inama, yumva abantuze inama mbi, ntago namwemera ko twasubirana, ahubwo namubabarira. Naramubabariye na nukora katarazanywa zinsabe namubabarira nabwo ku mugaragaro, ariko ntago twasubirana. Abo bandi se baguye mu kiyo mwasenganaga bo warababariye cyangwa ukomeje kubabikira inzira? Ngiye kubera ko ntabwo ubungu ntago nabwana nababariye kuko sindababona. Kuri mukeba wawe ngo mukeba wawe we se waramubabariye cyangwa se aramutse gusenya ibibazo bamubabarira cyangwa we ni igikomere mbese aho nabyara inkoko huzabyara gace? Nge ndacyafite igikomere cyane. Ni igikomere gikomeye ko umuntu ntago yakorera ibintu nk'ibyo shaka kubuza ubuzima ibugira kabiri gatatu ntanagusange nkagusaba imbabazi. Ntago ndamubabariraho naba nishushanyije. Ese mu itorero aracyabamo cyangwa we yavuye? Aracyarimo kuko we yarashyigikiwe. Byiza cyane. Ndangira ngo dusoze ikiganiro cyacu tugushimira n'umwanya waduhaye, ariko none batubwiye ko ufite impano yo kuririmba. Wenda basaza bawe niba ngo baducurangire wenda tuzabasura twereke iyo mpano, ariko nk'umuntu uzi kuririmba se ni nk'iri karirimbo kakuzaho mbese kirishimwe no kuba ukomeye waranyuze mu bikomere nk'ibyo ngibyo muri hiye wenda baturirimbira yo mu gitabo iyo wahimbye cyangwa se warimbye muri korali cyangwa usanzwe uzi niba ubishoboye wenda wabikamiza. Hari akajya kamfasha nako mu gitabo. Ai gitare kimana reka nguhungireho kubw'imbabazi zawe kera waramenewe none ubu ngwihishemo umujinya w'Imana ntacyo nzanye mu ntoki kibasha kuncungura sifite icyo naguha
wapfiriyeho niwo njya niringira. Amen, amen. Urakoze cyane kabisa, numvaga wakomeza, ariko ndagira ngo ngushimire cyane kubera umwanya waduhaye. Umwana ntabwo byari byoroshye, mwifurize umugisha w'Imana. Hanyuma ubundi vuge ni nsabe abakurikiye ibiganiro bya Kivu Post gukora subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi ngibi n'ubuhamya bukomeza abantu n'amashimwe kumana nk'aya ngaya ntajya bacika. Wakoze cyane.